Oui. Oui. Bossi. Ngo bossi. Ngo ni bossi wangu washakaga kugenda. Bossi uretse ko nawe. Uramukiriya wiriya myenda. Twari tumaze kuvugana. Ubwo nyine nari mubwiye ngo ndamubwira ntegerezeho gato ya nk'iminota 30 ndaba mpageze. Bayirangije kwidoda iyo myenda se. Bateye pesi na bya bipesi byose babiteyeho. Byose babirangije kabisa uganya ngo bashike ba. Okay, ndaje nta kibazo. Mubwira ntegerezeho nk'iminota 30. Come on. Ni gute twakwisanga ahantu nk'angako? Twakuziriye kose. Man, twakoze iki? Twagucumeye iki man? Man, ndakwinginze cinzira pe. Ndakwinginze cinzira. Mami ndakwinginze kugira ngo duhindurire ubuzima. Dukure muri ibi bihe bibi, dukure muri ubuzima bushariri. Man. Isundi kuko man ngize ukuri. Dina we yagiye he? Sungu base babasha kurya. Baze babasha kubona ubuzima bwo kubaho. Bas abasha abona hanarambi ku musaya. Man. Ndakwinginze hindura ubuzima bwacu. Kandi ndakwinginze kugira ngo na Dina hana ari hose. Ubuzima bwe ubugira ubuzima buzima. Yari yarahunze ubuzima bubi, yari yaraduhungiyeho. Birangira mama mwirukanye. Ndakwinze kugira ngo ukomeze umurengere data. Nyagasani. Bas. Kano kanya nkora iki? Nta hantu nabona akazi. Ndakwinze kugira ngo ndengere Imana. Kazuba ndabona gacaye. Ati menshi pe.
akora aya masinde ejo bundi wabona akabura kaguye ugasanga umuntu ashyizemo n'imbuto ugasanga bifashije abantu. Urananiwe? Ejo umuntu yagaruka nkaho. Gel. Tujye kuzangaruka hafi yo kwa Bakantarama. Yari inzu. Ubwatsi. Ako ibintu yabifumbiza. Umuntu yabifumbiza nabyo. Umuruho. Ubwo nawe wawinubira. Bimuruho nawe wawinubira. Uvugishije ukuri. Sinawinubira se. Kandi icyufa nawe buri gihe unshinja ibyaha. Kandi bidahari. Ugushinja ibyaha bidahari. Nese nagize nte kandi? Niko. Ubuzima turi n'ingaruka zose ari wowe. Ubuzima turi. Intese kandi. Inte kandi. None se maboni. Ambwira nagize nte. Hari ikintu tuba tutaganiriye. Hari ibyo ninjiramo nta kwicaje ngo tubiganireho. Amakosa nigiye kwa ko hari igihe waguha igitekerezo. Ariko ntago nagifashe umwanzuro ugenyine. Ariko nakubujije. Sinakubujije. Kuvuga ngo ukwizera abantu. Ukanguka bizera. Ukagumukanyumvisha ko ari umusengana. Ndashaka kukubwira ko ibisambo byinshi mu madini. Si wabyandukanga kunyuma. Nturebe ingaruka turi. Idini rarengana burya kami ka muntu n'umutima ho. No si idini niryoheje uriya mugabo uriya mukontabure kuturira amafaranga. Mwizeye kubera ko mwasenganaga. Urambwira ko ubuzima tuzavamo bigenze bite. Ubuzima tuzavamo bigenze bite. Tuzongera kuzura itwe dute. Ibintu byose nibigiye tubirebesha amaso. Ngutya. Akamara muboni. Ihangani. Maze ni nta kibura impamvu. Urumva? Ibi bintu twabonye biza ntabwo dufata amafaranga y'inguzanyo ntabwo twateganya ko ibintu byatubaho. Ibi bintu sijye nyine nabishoyemo amafaranga. Ibi bintu twabiganiriyeho. Ibi bintu yaba jewe yaba umuhungu wacu nta numwe utabifiteho amakuru. Ibi bintu rero mureke tubisangire twe kitana wa mwana dushakiramo igisubizo cy'uburyo twabivamo ariko ibintu cyo kuri guterana amagambo gutyo wayasiga. Sinkagiye mvuga none nje mbyihorera. Ntago nkubujije kuvuga. Sibyo. Ngiye nituguma muri ubuzima nutagira icyo ukora ngo ubuzima buhinduke ngiye ubuzima nzabugasiga. Ngo nguki? Mama Boni. Sishanora. Naruha. Nonse bisuka kwitaye hano. Cyo wayihagumishije gutwara. Ubusege cyane umuntu y'inzu cyagutwara icyo. Pake mbere y'umuryango. Mbega umunaniro. Maboni. Wamaye kumaze kunywa se? Amazi yarahari ngiye kamaze ngiye kuvoma ubu amazi arahari nani cyangwa kumujya kuyashaka ariko ntashaka ndi wayashaka Boni ngira muzumereze kamambira ariko izi ngizi nazo wazogeramo kugira ngo nibureze iki ako se kuryo mubwiye ngira musuza nzare kamambira ahubwo nazo zaranacitse kandi nta n'ubwo Mama Boni niza kudukamambira uza mena amazi n'isabuna none yegere nige ndeko haraho nasimbi ize ntizacitse ngo nazidodesha kugakije ko ari ndodesha kereka n'umutizo zazindi zawe
bose mu buzima mwatuzanyemo ngenda burambiwe pe nuko ndarambiwe kuba ahangaha kwirirwa nzenguruka hano muri kino cyaro ntahandi hantu twari kujya kuba. ariko bo nyine buransitse ngo ubuzima twagize gute nyine ubuzima mwatuzanyemo ahangaha urabona nige wifuje ko twava aho twari dutuye tukaza gutura ahantu haciritse gutya ibi bintu nige wabyubatse mbitereka ahangaha mbashyira ahangaha ku bushake bwanjye koko. rero ubundi ngenda ari nkwiye no gusigara hariya nkasigaye nishakira ubundi buzima n'ibintu byo kuza ngo hano ngo na applyinze ngo nanga ngo na applyinze ngo nagize gute ngo tegereza ngo nyuma y'amezi angahe ndayirambiwe ni ukuri pe bo nihangane urumva kandi icyo kintu cyo kuvuga ngo nige wabashatse kubashyira muri ubuzima kibagirwe ntabwo ibi bintu nigeze mbipanga byaratugwiririye. hari bimwe wagiye umenya ngo amadokima yajyane kuri banki yegera gutya na gutya uburyo baduteje cyane munara urabizi aho byaturutse byose ibi rero kandi twabikoraga nabyo kugira ngo dushake uburyo twabaho neza urumva ntabwo twabikoze dubutse n'ibintu twaganiriyeho nk'umuryango. nta kuntu nibura yo gusigaza amafaranga make akaba ari ku ruhande mu gihe cyo kujya kwishyura bagateza cyane muri kuri tugasigana amafaranga yandi umuntu yazabyaza umusaruro na kampani bigenderemo n'inzu bigenderemo n'umutungo n'imodoka byose. ihangane nyine byabayeho se isireka nikuteye ntabi mwebwe twe kwitana ba mwana dushaka icyo gukora kugira ngo tubashe kwisora. ese mama Boni uri mu biki kutanzana amazi nose urumva twakora iki? Ngiye ikintu nkwiriye gukora ngiye kuva hano kano kanya ngiye kwisubirira mu mujyi ngiye guhiga akazi kose nakora ikiyede nakwa applying diplome yanjye bakayimpe wanetse kuvuga ngo kujya za Kigali wategereje ahantu hose wasabye akazi wenda kuba zakagu ubu urashaka kugenda ngo ujye he uretse maze gusaba akazana hangana gute nyine utegereza aho ngaho wenda none ndagenda ngo birasaba kuzaba warize ngo warakoze ngo ahantu ngo ibi nibi none nta nakashe dufite ngo tube twakwikorera experience nyine wetegereza nareze sabune ese sabune ni dufite ndi habi ngo hayo mfite ndi kwa kuvugisha ukuri. Ala. Oui. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Ni komisioneri Vincent. Akazi ko gushakira ikibanza. Bitese amakuru. Meze neza ubona kuboneye ikintu cyitwa imari. Ikibanza cyujuje mesire. Nizere ko kiri hafi ku muhanda ariko makwa kundi nakikubwiye ko ngikeneye. Kiri hafi ku muhanda cyujuje mesire. Rwose nukuza ukubitamo rwose uterekamo uruganda abakiriya bakiza. Okay, noneho nari mvuye mu kazi urabona ko bwijemo akuntu. Burende ejo naza guhamagara nka saa 4 tukahasimbukira tukareba ukuntu kimeze. Rwose ahubwo se bashyize saa 3 kandi byaba ari byiza tugafatirana uramuntu ko hari n'abandi bahashaka ari benshi. Oya nari mfite akazi ndi gukore kuva saa 12 n'igice kugera saa 2. Maboni ntiyaramo gukamishije amashati yose akunga ko kasigaye. Ubona tugeze uru ruyuzi nirwo dufite hano mu nzu ariko watugurira umuti niburane kugira ngo tubashe no gufura n'ibindi hari ishati yawe ushaka kugifurira birangiye imbere isabune. Mama papa ntabwo ari kunyumva ariko ngenda kura nyine nanjye nabwo sindi kukumva uragenda sujyayo ndagenda njye mu mujyi njye gushakisha amafaranga uzagenda sujya kuri buri rugo bwabwo ngo ndashaka amafaranga ategereje aho wadepoje nyine ngenda ngiye mu mujyi ntabwo nazajya mbura amafaranga 200 ya buri munsi nubwo cyaba ari cyera uzajya avanayo uzajya umubiri wanjye papa uzajya urarayo uzajya uryaho uzajya uryama he uko nge nirondo ntarirara ubuze najya mu irondo ry'umwuga uramenye ajya kubikirara mu mujyi mwana wanjye ejo basanga baragufasha baragufunze mpangayitse bwa kabiri ati impangayiko mfite kwihagira nibyo turimo bitatu cyo kungerekeraho indi migogo ngume mu buzima bwanyu ubaye iki umugabo ryari hari umuntu ubera umugabo mu rugo rwa se ariko hari nyoko usanga hari nyogosenge uriyo
uramunsize aha ngaho ujya mu mujyi usanze yundi kandi ubu ngubu ejo bundi igihe nikigera muzavuga ngo wabaye ikibwa ngo wanze gukora ngo turashaje ntabwo uri kugufasha mbikubwiye njyewe ndamutse ngiye hariya ego njye n'ubunyobwa nanabucuruza nose igishoro oya maze urayamena nawe igishoro kiri he ntabwo nabura umuntu nanayakuraho ariko umuntu undi hari iso wanyugira hari nyokorome hari nyogosenge ugiye gusangayo bwira so yaguhe niba yafite wakitonze ubuzima ndabizi burakuriye kandi ntabwo ushimiye kuri muri kino giturage n'ubundi babasanzwe badukopa ntabwo nagenda nkajya hariya haruguru nkansanze imfura ahubwo akaba amafaranga 15 ukazayamwishyura ababwira ko uri buze kuyamuha mukazayishyura iki nabubwiye ko papa uri buze kuyamuha wese akazayishyura yakuye ariko no umucuruzi yafata amafaranga ye gutya rikida kayaguha kiri ko iryo bati mu biro bitatu by'isukari iki byose uri umuntu wafata amafaranga ye basanzwe badukupa ibyo kurya byo ndabyemeye ariko ntabwo ngira ngo umuha amafaranga no njye nafata y'umuceri ngafata n'isukari ndetse nicyo gishoro ujyanye i Kigali ntabwo abona amafaranga yawe ese 15 ugiye kubikoresha iki uzacuruza iki cy'umu 15 nagenda sinabura umuhungu twiganya akancumbikira muri gate maze noneho nyuma nkatajya nkacuruza n'ubwo bunyobwa cyangwa nkashaka n'akandi kazi yaba kizamu yaba amafaranga ko umva boni icyari ibintu bitekerezaho neza urumva hari imyenda nagombaga ngomba gukata kugira ngo abakozi basigare bayikora ubwo rero maze kubisoza nibwo twagenda rwose bishyire muri gahunda ubwo se ntiwaba unkandiye akanyenyeri ka visite oya Vincent reka mubwire ntabwo ibyo bintu ari byo nanjye ubwanjye sindagera no kuri tere ngo ndebe ko icyo kibanza kimeze cyangwa nshime nimara kukibona maze gushima nta kibazo kandi urabizi ko amafaranga yanjye maze kuguha ari menshi bihagije negeranyije imari aho ngaho nakuboneye ntabwo uzaharenga ntacyo reka tubigire ejo ndumva nanjye nzaba mfitemo umwanya muri ayo masaha buriya nazavayo nkabona gusubira ku kazi nshaka kandi wasimbukire buriya muntu hari abandi bari kuza benshi bahabaza niyo waba utanze vansi ntugire ikibazo cy'amafaranga kuko ndahakeneye cyane vansi rwose gira tubafatirane batahadutwara sawa ngaho umunsi mwiza reka nanjye nduhuke urakoze kumubwire ntahatange rwose yego zamabuga